imyivumbagatanyo yabaye mu ijuru. Ye muntu nteze amatwi none ndakubwira nkwihanangiriza muhugukire gahunda z'Imana kuko iyo Mana ari urukundo. Imana yakoze agashya mbabwire, yaremye byose bimwitegereza, iti sinasoza ntaremye umuntu ari we muntu waremye mu ishusho yayo. Imana mu ijuru yakundaga abamarayika, ibiremwa yabanaga nabyo byayumviraga buri munsi, ariko inkomyi yabaye umuntu. Urukundo Imana yakundaga abamarayika yiyeretse abo bamarayika yamaze kwiyambika ubumuntu, abamarayika barayiyoberwa kubwo kwicisha bugufi cyane. Nimuyirebe mu cyubahiro, inkuba zikubita, umuriro ugurumana, isubire mu bumuntu, abamarayika bayiruta ubwiza babengerana sinakubwira, ako kanya ibibazo biravuka. Umumarayika Rusuferi yari umukerubi utwikira, yarabagiranaga ubwiza bw'Imana, abonye Imana yaciye bugufi ati sinakubaha ndakuruta ubwiza, Imana irareba irituriza. Rusuferi ubwo aratangiye agambanye n'abandi bamarayika, abamarayika barayoberwa ariko basabwa kwihitiramo. Mu ijuru ubwo haba intambara, Imana ihinduka umurwanyi, arwanya cya kiyoka, ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, ariko mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. Ikiyoka kiracibwa, nicyo cyitwa umwanzi ari we Satani, yamanukiye isi afite umujinya mwinshi, azi ko afite igihe gito. Nkundira tube maso ataduhitana. Mu ijuru habaye akaga, Imana ihinduka inyentambara, abamarayika bicamo ibice, bahitamo uwo gukurikira. Bihitiramo uko bashaka, bamwe bati turi ku Mana, abandi bati turi kuri Rusuferi, abandi bati tuzakomezanya n'uzatsinda. Umva nyamuneka mbabwire, ijuru ryabereyemo akaga, Imana itakaza abamarayika, 1/3 kiragenda, Rusuferi ahinduka Satani, ajugunywa mu isi n'abamarayika be. Abamarayika basigaye mu ijuru buzuweme n'intimba y'ako kaga umuntu ateye, ariko Imana irabaturisha iti nimutuze nzarema umuntu. Imana ntiyarekeye aho, yerekanye akaga umuntu azateza, ngiyo polisi izarinda umuntu, ngibyo ibitaro kubera umuntu, ariko Imana irangira murema. Abamarayika begera Imana bati umuntu uzahemuka kuriya wakamuretse utaranamurema. Imana rero kubw'urukundo yamuremye imufitiye umugambi. Imana yinjiye mu rubanza, iraburana biratinda, haza imigabane y'abamarayika, ubutabera ndetse n'amategeko. Abamarayika b'ubutabera bati uwo muntu ntakwiye kuremwa, amategeko ati uwo muntu ntakwiye kuremwa, ariko imbabazi z'Imana zirahagoboka, umuntu ababarirwa ataranaremwa. Imbabazi zarahaserutse ziti nubwo umuntu azihemukira akanyanga naramukunze kandi akica amategeko yanjye, nzamubabarira muha ubugingo. Imana yavuze amagambo akomeye cyane iti nzamurema mukunze rwose, kandi azihutira kuncumuraho, ariko kandi nzamucungura kuko namukunze ntaramurema. Ngizi imbabazi z'Imana uhora ubwirwa ngo wakire, uti ntibindeba nzaba mbikora, kandi Yesu ateze ibiganza yifuza kukubabarira. Umuntu yahemukiye Imana, ngaho yemerera uyisange, uyibaze neza ibyaha byawe, uyaze ukuntu wayihemukiye, Imana nyibutse ibyaha byanjye, humura yiteguye kubikwibutsa kandi yiteguye no kukubabarira. Ngwino twihute tumusange, tumutabaze bikiri none, ngo uyu munsi wo gukirizwamo uture umutwaro w'ibyaha byawe. Mbega amahano yazanywe n'umuntu. Umuntu yateje akaga mu ijuru, ariko Imana iremerera murema. Imana igatuma abamarayika bakaza kuganira n'umuntu mu ngobyi ya Edeni. Baraganiraga bigatinda, nta kindi bavugaga cyane, baberekaga ikiremwa cyagomeye Imana, bagirwa inama yo kukirinda. Adamu na Eva bakabyumva, bakumva nta kintu cyabahangara, ariko Satani yari abarakariye, anyura mu nzoka mbabwire, bibona basuzuguye umuremyi. Abantu bakomeza kugoma, haboneka Kayini na Abeli, bidatinze Kayini yica Abeli, ingobyi ya Edeni ibibaye umwako. Abantu bakomeza kwanga Imana, bigeze mu Itangiriro 6:6 hagira hati Uwiteka yicuza ko yaremye umuntu mu isi, imutera agahinda mu mutima. Uwiteka afata umugambi wo kurimbura abantu yaremye, ariko Nowa agira umugisha ku Uwiteka
kuko yakiranukaga mu b'igihe cye. Imana itegeka Nowa kubaza inkuge kubw'urukundo rwayo rwinshi ngo Nowa azayihungiremo. Uko Nowa yubakaga inkuge niko yaburiraga abantu ababwira ati imvura izagwa, mwene muntu aho kumva ahubwo akarushaho kwinangira. Inkuge imaze kuzura, Nowa Imana imuha gahunda yinjira mu nkuge nawe umuryango we bose, kuko Nowa yari umukiranutsi mu maso y'Imana. Umurongo wa 17 w'itangira igice cya 7. Amazi akwira mu isi, inkuge ireremba hejuru y'amazi, ariko Nowa n'umuryango we bararokoka. Harokotse abantu 8, nyamara si wo mubare w'abantu bari ku icyo gihe. Nge nawe tutabaye maso, natwe ntitwazarokoka ino si. Muntu nyumva unteze amatwi, ndakugira inama uyu munsi gusange Yesu bigishoboka, kuko ari ku rugi rw'umutima wawe. Sanga Yesu mwihererane, waba uri mu kazi mubwire, waba ugenda mu nzira, waba uryamye cyangwa wicaye, waba uhagaze aho uri hose. Uti Yesu we nje uko ndi, nyereka ububi bw'ibyaha byanjye, kuko nkeneye kwiyunga nawe. Namara kubiguhishurira, uzayisaba imbabazi, ubone amahoro yo mu mutima.